Akenshi igitsina gore cyangwa se abakobwa bagira ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura ntibabimenye, bakagira ngo n'ubundi burwayi busanzwe, cyane cyane nk'ama-infection afata mu muyoboro w'inkari cyangwa se infection zifata mu myanya myibarukiro. Ariko burya ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura uramutse ubizi neza wabasha kubimenya bigatuma wivuza kare. By'umwihariko rero muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso mpuruza bigera ku 10 byakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura. Ni kanseri rwose ihangayikishije kandi ni kanseri ishitana umubare munini w'igitsina gore. Muri rusange kanseri y'inkondo y'umura ni kanseri ifata ku nkondo y'umura ku gace gato kazwi nka cervix gahuza indibyara ndetse na nyababyeyi. Urebye nako gace kari hagati ku mwinjiriro wa nyababyeyi niko gafatwa niyo kanseri y'inkondo y'umura. Cyane cyane bitangira biterwa n'uburwayi cyangwa se n'agakoko ko mu bwoko bw'amavirusi kitwa human papilloma virus cyangwa se HPV. Kukamenya rero cyangwa se kumenya ko ufite uburwayi bwa kanseri y'inkondo y'umura hakiri kare bituma wivuza hakiri kare. Ibyo bikaguha amahirwe yo kuba ushobora kuyikira cyangwa se ukabana nayo igihe kirekire ufashwa n'abaganga. Niyo mpamvu rero kumenya ibimenyetso byayo ari ingenzi, kandi buri mugore wese yakwigenzuye akareba ko byibuze bino bimenyetso tugiye kukubwira bigera ku 10 hatarimo ibyo waba ufite, bityo ukajya kwisuzumisha hakiri kare. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura kandi ni ikimenyetso mpuruza no kuva mu buryo budasanzwe cyangwa se kubona amaraso uva mu buryo budasanzwe. Ubundi ikimenyetso kiza mbere cya kanseri y'inkondo y'umura ni ukuva mu buryo budasanzwe. Hano ushobora kuva utari mu mihango cyangwa se hagati mu kwezi utari mu gihe cy'imihango. Nanone umugore ashobora gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe arimo gutera akabariro akava cyangwa se akabona amaraso. Nanone umugore ashobora kuba ageze igihe cyo kujya mu mihango akava cyane mu buryo budasanzwe. Kino gihe nabwo birashoboka kuba ari kanseri y'inkondo y'umura ashobora kuba afite. Nanone kuva mu gihe warangije gucura cyangwa se wariciye imbyaro, ni ukuvuga abagore bakuze cyangwa se bakecuru ugasanga nabwo uri kuva, burya nabwo icyo ni ikimenyetso simusiga cya kanseri y'inkondo y'umura. Hari impamvu rero zituma umugore ufite kanseri y'inkondo y'umura ava muri ibyo bihe twakubwiye. Burya kanseri uko igenda ikura igenda ituma udutsi dutwara amaraso two mu nkondo y'umura dusa naho ducika. Ibyo bigatuma rero umugore ashobora kuva cyane cyane nko mu gihe hagize ikintu gikoraho, nko mu muntu uri gutera akabariro, ndetse hakaba n'igihe ducitse hakava mu gihe utarimo gutera akabariro no mu bindi bihe. Muri make rero kanseri, ikimenyetso cyo kuva mu gihe utari mu mihango ni ikimenyetso rwose simusiga gishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura. Mu gihe rero ubonye uri kuva mu buryo budasanzwe atari igihe cy'imihango cyangwa se urimo kuva cyane ukarenza iminsi 5 urimo kuva kandi urimo kuva amaraso menshi mu buryo budasanzwe, cyangwa se ukava wararangije guca imbyaro ushaje, burya uzihutire kwa muganga. Ikimenyetso cya kabiri mpuruza cya kanseri y'inkondo y'umura ni ukubona ibintu bidasanzwe biva mu gitsina. Ibyo bintu bidasanzwe ni ibintu by'uruzi bishobora kuza bimeze nk'ibizi biva mu gitsina. Ubundi ntabwo ibyo bisanzwe, biza bimeze nk'amazi kandi bikaza binuka. Akenshi usanga birimo ibimeze nk'amaraso cyangwa se ukabona birimo amaraso. Nanone bishobora kuza bikomeye kandi bikaza ubudasubiza umusubizo cyangwa se biza ari byinshi. Hari impamvu rero ishobora gutuma ibyo bintu bimeze nk'ibizi biza ukabibona mu myanya myibarukiro yawe mu gihe ufite kanseri y'inkondo y'umura. Iyo ikibyimba cyangwa se tumeur za kanseri zafashe inkondo y'umura zimaze gukura, bitera ibyitwa inflammation muri icyo gice ndetse bigatera n'ama-infection muri icyo gice. Ibyo bigatuma rero hari ibintu by'amasecretion biza birabunomo cyangwa se bidasanzwe, kandi ibyo bikaba bishobora kugaragaza kanseri ko ishobora no kuba iri gukwira mu bindi bice rwose. Icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga. Nanone kino kimenyetso ushobora kuba ufite n'ama-infection afata mu myanya myibarukiro nabwo ukagira kino kimenyetso, ariko akenshi nabwo ntabwo uba ukwiye kuyasuzugura cyangwa se
ngo wigumire mu rugo, ukwiye kuyivuza bakareba niba ari infection asanzwe cyangwa se ari kanseri y'inkondo y'umura. Mu gihe rero ibyo bintu bidasanzwe biva mu gitsina biza bihinduka muri clair cyangwa se mu buryo bisa, ukabona bisa birenduka, biza ari bizi, ukabona nyine ni ibintu bidasanzwe, uzajye kwa muganga. Ikimenyetso cya gatatu cya kanseri y'inkondo y'umura kandi kiza ari impuruza ni ukuribwa mu rukenyerero cyangwa se mu nda yo hasi. Kuribwa mu rukenyerero burya ni ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura kandi ukaribwa utari mu gihe cy'imihango. Mu buryo busanzwe abagore benshi cyangwa se abakobwa benshi bari mu gihe cy'imihango baribwa mu nda yo hasi cyangwa se umugongo. Ariko kino gihe umuntu aribwa atari no mu mihango. Ububabare kandi buza buri consistent cyangwa se budahindagurika, nanone bukaza kandi atari mu gihe cy'imihango kandi bakagenda bwiyongera uko igihe kigenda kiyongera. Iyo kanseri rero irimo gukura igenda ikanda ibice biyegereye, ndavuga burya kanseri iba yateye ibisa n'ibibyimba, handi nyine yafashe agasa naho habyimba. Ibyo rero bigenda bikanda ibindi bice byegereye muri ibyo bice nyine byegeranye n'icyo gice cyafashwe na kanseri. Ku nkondo y'umura rero hari izindi organe nyinshi zihegereye ya kanseri igenda ikomeza gukanda. Ibyo rero bishobora gutuma umuntu aribwa ndetse akumva n'abangamiwe muri icyo gice cyo mu nda yo hasi, akumva asa naho hari ibintu biremereye cyangwa se hari ikintu kiremereye kirimo, ugasanga nyine arabangamiwe. Mu gihe rero wumva uribwa cyane mu kiziba cy'inda cyangwa se mugufi yo mu rukenyerero kandi utari mu mihango, uzihutire kwa muganga bamenye impamvu yabyo. Ikimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko ufite kanseri y'inkondo y'umura ni ukuribwa mu gihe urimo gutera akabariro, uri mu gikorwa cyo gukora sex ukaba uribwa cyane. Burya umugore ukora sex bamuteguye neza ugasanga arimo kuribwa, burya ni ikimenyetso gikaze cya kanseri y'inkondo y'umura. Rwose ntuzagisuzugure. Mu buryo busanzwe umugore wateguwe neza adafashwe ku ngufu cyangwa se adakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato ntabwo aba akwiye kubabara. Genza hari ari isugi ari bwo bwa mbere agiye gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe wumva urubabare bukabije cyane, urimo gukora igikorwa cyo gutera akabariro ukababara cyane ukumva urimo kuribwa cyane yewe na nyuma gukora imibonano mpuzabitsina, ibyo birashoboka kuba ari kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se ari kanseri ya nyababyeyi. Iyo rero ibibyimba bya kanseri cyangwa se tumeur zibyara kanseri zirimo gukura, zitera inflammation muri ibyo bice byose bikikije aho biri. Iyo inflammation rero ni nka kwa kundi usanga imikaya yahinduye ibara yabaye umutuku. Ibyo rero bishobora gutuma umuntu ukoze muri icyo gice cyose kihegereye uribwa. Ari niyo mpamvu uribwa mu gihe umugabo yinjiye arimo gukora imibonano mpuzabitsina yakora muri ibyo bice, ugasanga urimo uraribwa. Niba utera akabariro ukaribwa, uzihutire kureba umuginecologue akurebera impamvu yabyo, burya ni ikibazo gikomeye. Ikimenyetso cya gatanu gishobora kugaragaza ko ufite kanseri y'inkondo y'umura ni ugutakaza ibiro mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo budasobanutse. Burya gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse nta n'impamvu yabyuze, nta buryo bw'imibereho wahinduye ndetse n'ikirere ntiwagihinduye, ndetse nta buryo nyine wakeka ko bwatuma unanuka. Burya gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe ni ikimenyetso kibi. Niba nta buryo bw'imibereho wahinduye, burya ni ikimenyetso kibi gishobora kugaragaza ko urwaye, harimo n'izo ndwara za kanseri. Burya kanseri rero cyangwa se uturemangingo twa kanseri, burya dukenera energy nyinshi, dukenera imbaraga nyinshi, tugakenera ibidutunga byinshi kugira ngo tubashe gukura ndetse no gukwirakwira. Burya kanseri, uturemangingo twa kanseri turya byinshi, tugaburirwa byinshi kurusha uturemangingo tuzima. Ibyo bituma rero mu byo urya byose byirukira muri twa turemangingo bikabikoresha ku buryo usanga ubundi mubiri wose utarimo kubona ibiwutunga bihagije, ari nabyo bituma umuntu ananuka agakongoboka mu gihe gito mu gihe yahuye na kanseri. Niba rero urimo kunanuka mu buryo budasanzwe kandi urya ukagerageza kongera ibiro bikanga, uzatekereze no ku burwayi bwa kanseri cyangwa se indwara z'igituntu n'izindi ndwara zikomeye. Uzajya kwisuzumisha kwa muganga rero bamenye impamvu yabyo. Ikimenyetso cya gatandatu gishobora kugaragaza ufite kanseri y'inkondo y'umura ni uguhorana umunaniro cyangwa se kugira umunaniro ukabije. Burya guhorana umunaniro ukabije kandi uhoraho bishobora kugaragaza ko ari ikimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura.
ugira weakness iri generalize, ukananirwa kugira concentration kandi ukaba ushobora no guhumeka nabi mu gihe ukoze utuntu duto duto. Burya rero iyo ufite kanseri, akenshi abantu benshi bafite kanseri bagira uburwayi bwa anemie. Anemie ni uburwayi bw'amaraso make bitewe no kuba batakaza amaraso menshi, cyane cyane twavuze ko uwo muntu ava. Ibyo rero bituma kenshi byaba ibyimba nanone bigakurura imbaraga, usanga nyine umubiri we uhora wacitse intege, usa naho watentebutse. Niba rero uhora unaniwe kandi ugacishamo no mu gihe ukava, ukajyana bimwe mu bimenyetso twakubwiye, uzajya kwa muganga, birashoboka kuba ari kanseri y'inkondo y'umura ufite. Ikimenyetso cya karindwi cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura ni ukuribwa amaguru cyangwa se amaguru yawe akabyimba. Ni ikimenyetso kidasanzwe, ushobora gukeka ko ntaho cyahurira na kanseri y'inkondo y'umura, ariko nibyo birahura cyane. Iyo kanseri y'inkondo y'umura cyane cyane iyo imaze gukura, yarabaye advanced, usanga ishobora gutera kubyimba ibirenge ndetse no mu maguru hakakurya, no mu maguru yombi. Cyane cyane burya ibi biterwa no kuba iyo kanseri yagiye kwirakwira mu mubiri wawe nyine imazemo igihe utari wakabimenye, iragenda ikabloka ibyitwa lymphatic system, ndetse ikaba ishobora no kugira ingaruka ku blood vessels cyangwa se ku mitsi itwara amaraso. Ibyo bigatera fluid retention cyangwa se amazi kuba yaguma mu gice cyo hasi cy'amaguru. Ibyo rero bigatuma ubyimba amaguru. Nanone ya presiyo iterwa n'ibibyimba bya kanseri byagiye bikura bitewe na kanseri nyine yagiye kwirakwira, bishobora kugenda bigakanda imyakura yumva, akaba ari byo bishobora kugutera ibinya ndetse no kuribwa mu gice cy'ibirenge. Mu gihe rero ubona warabyimbye ibirenge cyangwa se uribwa mu birenge cyane, amaguru mu buryo burenze bukabije, kandi ukabona ntabwo bigenda bikira uko igihe kigenda, burya uzajya kwa muganga bagusuzume bamenye impamvu yabyo. Ikimenyetso cya munani cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura ni ukuribwa umugongo wo hasi. Burya umugongo wo hasi ushobora kugaragaza ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura. Cyane cyane ubwo bubabare usanga bwiradiya cyangwa se bwerekeza mu matako cyangwa se ku bibero byawe, nanone ukumva ububabare bukabije kandi bugenda bwiyongera uko igihe kigenda gitambuka. Iyo rero kanseri y'inkondo y'umura irimo gukwirakwira mu bindi bice, burya igera no ku myakura yumva, ikagera ku magufwa. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma uribwa umugongo wo hasi, ndetse nanone burya ibyo nibyo usanga byarateye icyo kibazo. Muri make rero niba uribwa umugongo wo hasi kandi ukaba uzi nta mpamvu ukeka, ukaba ufite na bimwe mu bimenyetso twakubwiye, uzajya kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura. Ikimenyetso cya 9 mpuruza cyakwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura ni ukugira ibibazo mu buryo wihagarika cyangwa se uburyo ujya kunyara. Burya iyo kanseri y'inkondo y'umura uyifite, ugira ibibazo byo kwihagarika inshuro nyinshi, ukanyaragura cyane, ukaba ushobora kunyara ukababara, ndetse ukaba ushobora no kubona amaraso mu nkari zawe. Nanone bikaba bikugora kuba wanyara inkari ukazimaramo. Uranyara ukumva nyine inkari ntizishyiramo, ukumva wasubira kujya kunyara. Cyane cyane burya kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'inkondo y'umura burya byegeranye n'uruhago rw'inkari. Iyo rero kanseri y'inkondo y'umura yamaze gukura cyangwa se yamaze kwaguka, bigera no ku ruhago rw'inkari ku buryo bituma ugira ibyo bibazo twakubwiye. Ikimenyetso cya 10 cyagaragaza ko ufite kanseri y'inkondo y'umura ni impinduka mu buryo ujya ku musarani cyangwa se ujya gukora ibikomeye. Burya umuntu ufite kanseri y'inkondo y'umura no ku buryo yihagarika, ndavuga kujya gukora ibikomeye, birahindagurika. Ashobora kugira ibibazo byo kwibasirwa na constipation, akituma nabi rwose mu buryo bukaze, akituma impatwe bimugoye. Ashobora no kugira diare cyangwa se mu musarani we ugasanga harimo amaraso. Ashobora nanone kujya kwituma akumva ntabwo yamazeyo neza, akumva yasubirayo akimara no kuva yako kanya. Iyo kanseri y'inkondo y'umura rero irimo gukura, igera nyine no ku gice cy'ikibuno ku buryo bishobora gutuma za mpinduka nyine tukubwiye ziza. Mu gihe rero ubona mu buryo budasanzwe, ukabona wibasiwe na constipation cyangwa se ukagenda ukabona bicanganye, ukarwara na diare, mu musarani hakazamo amaraso, burya ukaba ufite na bimwe bimenyetso twakubwiye, uzihutire kwa muganga. Muri rusange kanseri y'inkondo y'umura ni imwe muri kanseri rwose zidapfa kwigaragaza zitari zakwirakwira cyangwa se zitari zakurenga. Muri make iri silent. Ibi rero bituma bigorana kuba wayidetector cyangwa se wayimenya hakiri kare. Ariko icy'ingenzi burya nuko buri mugore wese burya yagakwiye gukoresha screening ya kanseri y'inkondo y'umura
burya ni ingenzi cyane. Burya hari uburyo bworoshye iyi kanseri ishobora gusuzumwa rwose, ari n'ibintu bidasabye ko umuntu aba azobereye cyane mu kuyisuzuma. Muri make rero ariko bikorerwa kwa muganga, ntabwo ari ibintu ushobora kwikorera wowe ubwawe. Ndetse hari n'uburyo wayisuzuma wakoresheje vinegere, mubishatse twazabikora ikindi kiganiro wabyandika muri comment. Kanseri y'inkondo y'umura ni zimwe muri kanseri zikomeye kandi zikaze. Muri make rero kanseri y'inkondo y'umura nuko nguko ushobora kuyisuzuma. Ubishaka kubimenya nyine uburyo wayisuzuma ukoresheje vinegere, ubyandike muri comment nk'uko twabivuze. Kwisuzumisha no kumenya ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura hakiri kare ni ingenzi. Bizatuma ubasha kwivuza ndetse no kwikurikirana hakiri kare, biguha amahirwe yo gukira. Burya kanseri iyo yavuwe hakiri kare, haba hari amahirwe ko ishobora gufatiranywa igakira cyangwa se ntikwirakwira mu bindi bice ku muvuduko uri hejuru, kuko burya hari imiti igabanya ikwirakwira ndetse igaca n'intege kanseri n'uturemangingo yafashe twayo. Ariko bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment. Muri make rero ni icyo kiganiro cyo munsi twababwiragaho tukubwira ibimenyetso mpuruza bya kanseri y'inkondo y'umura.